agiye kujya kwiga akamugurira irindazi n'icyayi akamubwira ati ugende inzara ntikwicire ku ishuri. Kandi ibintu byose biryoha bitewe n'ibirungo wagize gute washyizemo. Hari n'igihe bateka ibiryo bagashyiramo amavuta menshi wayarya ukajya wumva ibiryo biraryoshye ariko mu kanwa hagasigara n'ikirezirezi. Ibi rero ntabwo hasigara n'ikirezirezi gusa, ahubwo iyo wumvishe ijambo ry'Imana muri wowe ukaryumva muri wowe, ntabwo mu kanwa hasigara n'ikirezirezi gusa, ahubwo hasigaramo n'uburyohe, ugasigara unyunguta, ukajya wuza neza neza, ukumva ibintu Imana ivuze hano birashoboka. Ku byo abantu batabona ko bishoboka, ijambo Imana ivuze irikorera n'ikigomba kurikoreramo kandi kikabaho. Ko yaravuze ngo niyigira ikikora yarangiza ikakirema, yarangiza ikagira gute ikanagikomeza. Tugiye kuramo insanganyamatsiko y'intego y'ijambo ivuga ngo kuguma ahantu Imana cyangwa se kuguma ahantu wavuganiye n'Imana. Imana yarangiza ikakoherereza umusamariya w'umunyembabazi. Kuguma ahantu Imana yavuganiye nawe yarangiza ikakoherereza umusamariya w'umunyembabazi. Dufite abantu bavuye ahantu Imana yavuganiye nabo ku buryo bamaze no kwagurwa kugera ku rugero uyu munsi wababaza ibyo bari bafite, wabibabaza ugasanga nta kintu bafite, barabyanga kubera ko bataye Imana bakajya ahantu Imana itavuganiye nabo. Kuguma ahantu Imana yavuganiye nabo yarangiza ikakohereza umusamariya w'umunyembabazi. Jewe navuga ni kuhaguma ubundi Yesu yarangiza akagira gute akagusanga. Kandi yagusanze ntabwo agusiga gutyo gusa, hari ibyo asiga akoze. Uyu kugira ngo ijambo rivugwe, Yesu yaramaze gutoranya intumwa 70 n'abigishwa 70 arabatoranya. Hanyuma y'ibyo Yesu atoranya abandi 70 arababwira ngo nibagende, ariko batuma babiri ngo bagende bajye kugira gute kwigisha. Baragenda bajya kwigisha, bakoreshwa n'ibitangaza bikomeye, abahamya ubutware. Ariko ngo bagarutse, uvuge ngo bagaruka babwira Yesu, bamubwira ko ibitangaza n'imirimo byagize gute byakoretse. Kuba byakoretse ntabwo bihagije. Arababwira ngo ibitangaza byakoretse ariko ntabwo byo ngibyo bihagije, ahubwo mwebwe ubwanyu mubanze mwishimire, mumenye yuko amazina yanyu yagize gute yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Hari igihe umuntu ashobora gukoreshwa imirimo n'ibitangaza ariko atanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Akababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo mbonye Satani ava mu ijuru ameze nk'iki, agwa asa n'umurabyo, ameze nk'umurabyo. Nta muntu na hatoya yagera Satani adashobora kurasa iki, ahubwo igisabwa ni ukuba maso. Bibiliya iratubwira ngo kandi muhore mukenyeye n'amatabaza yanyu agire gute ahore yaka, mumere nk'abantu bategereje shebuja igihe azagira gute avuye hehe, avuye mu bukwe. Rero Bibiliya yatubwiye hahita haza uyu muntu araza arabaza ngo nkorene. Uyu yitwaga nde? Ni umwigishamategeko. Arabaza ngo nkorene kugira ngo nzahabwe ubwami bwo mu ijuru, ariko ngo yabimubajije kugira ngo agire gute amugerageze. Nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, ntabwo kugira ngo uzabone ubugingo nta kindi bisaba, nukora ugakunda mugenzi wawe uko wikunda. Birasaba gukundana,
ubugingo burahari. Kandi reka mubwira, aramubwira ngo mu mategeko ntabwo uzi ukuntu byanditswe. Aramubwira ngo ukunde mugenzi wawe kandi ukundishe Imana umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko ugira gute, nk'uko wikunda. Biravuga ngo ibintu byose twahawe bigomba guhamya ikintu bita iki? Imana. Wambaye ipantaro bigahamya Imana, wambaye igitenge bigahamya Imana, wambaye amarinete bigahamya Imana. Ibi bintu by'ubwibone nubikoresha uko Imana ishaka. Hari igihe dusenga tukabwira Imana ngo Mana duhe ubugingo, kandi ubugingo Imana yaramutwemereye. Nukora icyo Imana ishaka ubugingo urabufite.